Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Uyu munsi rero tugarutse n'ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro cyo kurota inzozi z'umugisha. Ese inzozi z'umugisha wazimenya ute? Ese wazisobanukirwa ute? Uyu munsi rero nkaba nakuzaniye ikiganiro cyiza cyane. Uyu munsi turaza kuganira ku kiganiro cyo kurota wambaye imyenda mishya, ndetse n'ikiganiro cyo kurota amagi. Uri kubona amagi, ese ibyo byaba bisobanuye iki? Ndabasuhuje mwese rero abari za Australia na Canada, aho hose rero na Japan, aho ngo ndabasuhuje mwese, ndetse no mu gace k'u Rwanda, mu mpande enye z'u Rwanda, za Kigali, mu mujyi wa Kigali, ndetse muri za Muhanga, aho mu burengerazuba, iburasirazuba, aho ndetse na za Burundi turabasuhuje cyane, ndetse na Tanzania mu baturanyi, mwese turabasuhuje. Yesu abiteho. Tugiye guhera ku magi. Kurota uri kubona amagi ni umugisha uhambaye. Wakwibaza uti ese bimeze bite? Ni ukurota uri kubona amagi ari ahantu asa nk'ateretse, cyangwa se ukabona ari amagi ari mu kantu keza cyane, ari mu cyari, cyangwa se wenda ari mu kadobo, cyangwa se ayateretse ahantu ku murongo neza cyane. Ibyo bintu rero ni umugisha w'ibintu uri gukora, uba ugiye kwiyongera mu byo uri gukora byose, abagiye kuza ibishyashya, ndetse bivugwa bisobanurwa neza yuko mu gihe kandi watangiye ikintu runaka cyangwa se nk'umushinga runaka, habagiye kuza ibishyashya kandi byiza cyane, ndetse byikubye ibyo washoye, nko kuba warashoye ndetse ukajya ubona ibintu biri kugenda byiyongera. Uwo ni umugisha rero uturuka ku Mana. Ikindi nanone ku magi kandi kurota nanone uri kubona amagi yituraga. Ahangaha kuburota uri kubona amagi yituraga rero binavugwa neza yuko ari uko inshingano zawe zose wagiye uzigeraho, uri kugenda uzigeraho, ndetse uri kugenda waguka nk'uko bikwiye. Aha rero ni ibintu abantu benshi cyane badakunze gusobanukirwa, ariko bikagenda bibazira mu nzozi. Izi rero akaba ari inzozi z'umugisha nyamuneka, utazazirota ukavuga uti ese bimeze bite, mbanagiye biba byagenze bite. Inzozi rero nanone kandi ikindi kurota amagi nanone uri kuyarya. Ahangaha rero biba bisobanuye yuko ugiye kwemera inshingano. Abantu benshi cyane rero inshingano zarabananiye, abandi rero bamwe bakagenda bazemera, ariko hari benshi batajya bikundira. Ndetse nko kuba wakwigomwa ikintu ufite ukagitanga kandi wari ugikeneye, ukagiha mugenzi wawe. Urugero wenda nko kuba ukodesha inzu, ariko wabona amafaranga ukayabonera ku gihe cy'itariki yageze, ndetse icyo gihe kandi ukajya kuyakoresha ibindi wakagombye kwishyura nyirinzu. Hagati aho rero amakuru yemeza neza yuko icyo gihe inshingano uwihaye ntazo uba ushoboye, ariko kuwemera inshingano ziwe ni wa wundi rero ariwe tugaruzeho cyane, abo uri kurya amagi. Ahangaho kwemera inshingano ni ukwishyurira ku gihe, cyangwa se ugatanga cya kintu cyigomwe ukagihereza mugenzi wawe, cyangwa se ugakemura ikibazo mufitanye. Gusa kurota amagi ni umugisha uhambaye, kurota amagi atondekanye ku murongo. Ahangaha rero ni bigaragaza yuko business uri gukora ndetse igiye kuzamo ibishyashya. Hagati mu bishyashya ariko hari igihe hazamo ibyiza cyane, cyangwa se ku rundi ruhande hakazamo ibibi. Rero ibyo byose rero ni ibishya biba biri buze muri business yawe, ariko gusa 100% bitewe nuko kurota amagi ari ibintu by'umugisha, haza ibyiza gusa. Gusa ariko ibikoma umuntu mu nkokora ntibijya bibura. Ahangaha rero reka twikandagire nanone kandi twigire ku mukurota nanone kandi uri wambaye umwenda mushya. Kurota wambaye umwenda mushya, ahangaha rero ni ibintu by'umugisha. Kurota wambaye umwenda mushya ni ibintu by'umugisha. Umwenda ugaragaza uwuriwe muri make, kandi umwenda ukagaragaza amarangamutima yawe, ndetse kandi bigatuma abantu bakuvugaho, bavuga bati uriya muntu uko byagenda kose ameze neza, ndetse kandi yiyitaho. Ibyo byose rero bikaba rero ari ibintu by'umugisha, ndetse kandi abantu bakagenda bakwaturiraho ubukire.
gusa ariko nanone ikindi nanone kurota uri guhabwa umwambaro mushya ni ibintu bigenda bigaragaza yuko umwambaro wahawe ndetse aba ari ubukire ndetse buba buri kugenda buza bugusatira, uri kugenda uhindura, uri kugenda uhinduka. Ahangaha rero uri kugenda utera imbere, bikaba bivuga rero ko uri kuva aho uri kuzamuka mu ntera ndende ndetse kandi uri kugenda uba umukire. Gusa ariko abantu benshi cyane bakunze kugenda barota bamwe bambaye ikanzu y'umweru, abandi bakarota bambaye imyenda myiza y'umweru cyangwa se imyenda mishyashya iyo ari yo yose. Icyo gihe rero ni igihe Imana ibikwereka ko ndetse amahirwe yawe ari hafi cyane yo kuba wazamuka mu ntera. Ibyo rero abantu benshi cyane bakagenda babivugaho bakibaza impamvu ndetse bakunze kugenda barota izo ndoto. Gusa ariko icyo nakwibwirira cyo hagati y'ahangaha ni umugisha gusa, nta kindi kibyihishe inyuma. Kurota wambaye neza ni ibintu by'agaciro, ndetse kandi ujya wumva ko mu nsengero abenshi muri bo baravuga bati uriya muntu yambaye neza abazimu yabishe. Gusa rero icyo nakubwira cyo rero uzambare neza n'ubundi abazimu bapfe, kuko n'ubundi iyo bakubona wambaye nabi cyane buri wese agufataho icyitegererezo kibi. Gusa ariko icyo nzi cyo nuko iyo wambaye neza ugaragara neza mu bandi, n'ukubonye kandi akabona uri gusa neza. Ibyo byose rero bikaba ari iby'agaciro ndetse bikaba ari umugisha ku Mana. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero tuzagenda tukugererayo ku zindi nzozi. Aho hasi muduhe comment y'ikintu watwazakoraho, ndetse kandi tuzarebe igisobanuro cyabyo mu gihe kandi wumva ko kandi ukunda guhura nacyo. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi, turi kumwe mu bindi biganiro byacu. Komeza rero ukoreshe unakanda subscribe aho gato cyane kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibagereraho igihe.